utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Two kurya tutagira isosi ariko harimo amahoro utakurya ibiryo nk'ibi tugiye kurya mu mwanya ariko mubitonganiramo. Umva nkubwire madamu wicaye hano, nta mugabo ushobora kugukunda kuruta umugabo wakurongoye. Niba yaranakurongoye ukabona undi ugukunda kurushaho, ubwo wakoze ikosa wa munsi rigumemo, ariko wikwiyandarika ko Bibiliya yatubwiye ngo icyo gihe ubwiza bwawe wabwangije. Ibyo ntabwo ari byo wabyanditse, ariko umugabo wawe nataguha keya ugashaka keya ku wundi mugabo, n'ubundi ntayo uzabona. Icya mbere wataye agaciro, kuko wa wundi waguhaye keya wibwira ko akwitayeho arabizi ko uri umugore w'umugabo. Niyo abwira abandi aravuga ati uriya mugore wa kanaka ni indaya. Nta mugabo ushobora kuguha keya uretse umugabo wawe. Umugabo akagenda akavuga ati iyi nshoreke, ati mpa keya kuruta umugore wanjye. Nawe yumva monsieur, nta nshoreke itanga keya. Let's be honest, inshoreke ikora customer care. Iyo ngiye muri hoteli n'abakobwa bose niyo yaraye nabaza nseka, kuko niko bamutegetse, agomba guta ari muri customer care. Twe turaba pastori, uzabaze bishop, nta nshoreke ndabona iririra umugabo wapfuye, nta n'ubwiza kumuhamba. Nta hantu muzigera mubona Imana ibwira abagore ngo bakunda abagabo babo. Iryo jambo ni muzaribona muzantumeho mubwire mutari ko hagomba kuba hari passage yo muri Bibiliya utasomye neza. Ntabwo Imana ijya ibwira abagore gukunda, kuko gukunda biba muri DNA y'abagore. Abagore barakunda, niyo bamukubise urushya aragabura, basa n'inka. Iryo abagore koko jewe ndatangara cyane, ntangazwa n'ubugira neza bwabo. Burya abagabo benshi tubeshwaho n'ubugira neza bwabo. Uzi ko hari abagabo bakubita abagore yarangiza akamuryama iruhande. Jewe namukubise sinaryama, gwese yigije inkana n'injura akanyitura. Tekereza, ufashe umugore umucira mu maso, urangije ajya mu gikoni azana ibiryo utareba. Ubwo se agiye akashyiramo akanganuka k'umuti w'imbeba akakuzanira ugapfa. Abagabo benshi babeshwaho n'ubugira neza bw'abagore. Abagore ntabwo Imana ibategeka gukunda, ibyo bitegeka abagabo. Kubera iki? Burya imitima y'abagabo itemba ijya hanze. Ngo jya wibuka kuri umukunzi w'umugore wawe. Bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero. Ngo imigabane n'iminani muzabihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza uzamuhabwa n'Uwiteka, nota ababyeyi bawe. Kuko Imana ireba ku mutima ikavuga ngo uyu muhungu ntashobora kubana n'uyu mukobwa ngo bazubaka urugo ruzima pe.